Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari mu gitabo cya Yosuwa. Turifashishije igitabo cya Yosuwa ibice 14 murongo wa 7 kugeza kuri 11. Yosuwa 14 7 kugeza kuri 11. Munyaruke dusome ijambo ry'Imana. Yosuwa ibice 14 murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Yosuwa 14 7 kugeza 11. Kandi dutuze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana yadutumyeho mu ijambo. Yosuwa 14 7. Icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mwahageze namwe? Icyo gihe nari maze imyaka 40, uwo ni Kalebu uri muvuga. Twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyeweho ahantu tuje kuganira, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Mose uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakanyagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko namwe murahari, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Murongo wa 10. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi kikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zimeze zite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo meza ari mu gitabo cya Yosuwa ibice 14 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. N'amagambo ya Kalebu arimo abwira Yosuwa. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo nomatanye n'Uwiteka. Imana ishimwe. Tumaze iminsi Imana iri kuvugana natwe ibintu byiza igiye kudusohoreza. Tumaze iminsi Imana ivugana natwe ibi ahantu heza Imana igiye kutugeza. Reka mabwire, Imana yarambwiye muri kiriya cyumweru, irambwiye ngo mbwirire abantu ngo niwomatane nanjye mbahe gakondo n'abasezeranyije. Iri jambo komatana nashatse kuryita gutindana, ariko nsanga gutindana bitari kuremera nko komatana. Komatana ni ikintu gikomeye kurusha gutindana. Komatana mu yandi magambo ni ukugendana ibihe byose. Gutindana harya mwatandukana, ariko komatana mudatandukana. No mu zuba muba muri kumwe, no mu mvura muba muri kumwe. Ngo nibwo busobanuro. Babyeyi, Imana yambwiye ngo nimwomatane n'Uwiteka, maze Uwiteka w'imisozi yavuze. Umuntu mwatindana imyaka 2 ariko mugatandukana. ariko komatana, ariko iyo umuntu mwomatanye mubana ibihe byose, yaba ibihe bibi. Rusi yomatanye na, iyo niyo difference. Rusi yomatanye na nyirabukwe baragendana kugeza n'igihe igisobanuro cya nyirabukwe cyaje kuvaho, kuko nyirabukwe yapfushije abahungu. Ariko witwa Orupa yari amaranye igihe na nyirabukwe, ariko baje gutandukana. Nibyo? Ariko Rusi yabwiye nyirabukwe yamubwira ngo aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa. Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahaki. Imana yambwiye ngo mbwirire abantu bomatane nanjye muri aya mezi, barebe ukuntu ngiye kubabera Imana nziza.
mwomatanye n'Uwiteka. Aya magambo ni amagambo y'igihe abantu bari guhabwa imigabane, abantu bari kugenda bahabwa imigabane kuko bari bamaze kugera i Kanani. Tuvuge ngo amen. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ntagire ikintu kigukereza, ntagire ikintu kikurangaza. Uvadi ibihe byiza byo gusenga bibonekemo, ibihe byiza byo kubana ni kamabwira irindi jambo. Imana yaramwe ngo buri bihe byose yateguye mbere y'uko uyu mwaka urangira bifite ibintu bizajya bisohoramo buri munsi. Mwanya magambo, kuwa mbere niduterana hari ibintu Imana izajya ihereza abateranye, kuwa kane niduterana hari ibintu Imana izajya itanga, kuwa kabiri Nyamata hari ibyo izatanga, uva ku cyumweru twate iranga ngo mbwira ngo buri munsi ugiye kugira ibyawe. Nomatanye n'Uwiteka. Imana ishimwe. Irambwa ngo mbwirira abantu twomatane muri ibi bihe, mbwirira abantu bantinda imbere muri ibi bihe, mbwirira abantu batindane nanjye muri ibi bihe. Kandi reka nkubwire, akazi ntikakubuza komatana n'Imana, akazi ntikakubuza kubana n'Imana, inshingano runaka ntizakubuza kubana n'Imana. Imana yambwiye ngo mbwirira abantu bave mu gahuge, bave mu gahuge, hatagira ibibarangaza ngo twarasenze yitano sava. Ni byiza, ariko dukwiriye kuba maso kugira ngo dusingire ibintu by'amasengesho tuvuyemo. Imana ishimwe. Bageze i Kanani rero, ndagira ngo twihutishe kugira ngo amasaha yacu tuze kuyagendamo neza. Bageze i Kanani, ubwo bari batangiye guhabwa imidugudu, buri wese ahabwa umudugudu, buri wese ahabwa imidugudu. Reka mbabwire, iyo umuntu yahatinze hari ikintu ahakura. Iyo umuntu yahatinze hari ikintu agira ate, hari ikintu ahakura. Biba imyaka 2, biba imyaka 3, biba amezi 4, iyo umuntu yatindanye n'Imana hari ikintu ahakura. Iyo umuntu yomatanye n'Imana hari ibintu ajya abona abandi batabona. Iyo umuntu yatindanye n'Imana, iyo umuntu yomatanye nayo hari ibintu ajya agira abandi batagira. Imana ishimwe. Hari umugore aje nonaha, hari umugore witwa Mariya Magadalena, mujya mumwumva. Yesu yamukijije abadayimoni 7. Ngo uwo mugore Yesu apfa, ngo yaze kuva ku gituro cye, aravuga ngo ahantu ntabwo nzahava kuko umwami wanjye nkeneye kumenya iby'amakuru ye. Ngo akajya yizindura mu gitondo, ngo akajyana ibihumura, akabwira ba Mariya, akavuga ati nimumerekeze ba nyina wa Yakobo, akavuga ati nimugerageze mumerekeze, ngo bakamuherekeza. Ariko ngo Mariya Magadalena yanga kuhava. Reka mbabwire, niwe muntu wabonye ikintu na ba Petero batabonye, kandi warabanye na Yesu. Uzi ikintu yabonye? Ngo niwe muntu wenyine ngo abonye Yesu atarasubira kwa se. Petero ntiyigeze abibona, Petero ntiyigeze amumona. Ariko ngo kwera kuntu Mariya yahabaga, ngo Yesu yaje yijijishije, yaje yiyoberanyije nk'umurinzi w'ishyamba ryaho Yesu yari yarashyinguwe. Ngo aza yijijishije, ngo kuko mu gituro nta wari urimo. Ngo Mariya Magadalena abaza abarinzi, arabaza ati mwamushyize he, mwambwiye koko? Ngo Yesu araza aramubaza ati mugore urashaka iki? Ntiyamumenya ko ari Yesu. Aramubwira ngo rega, ngo nari naje kureba umwami wanjye, kuri hano wenyine se, haterega mpamaza n'igihe nari naje kureba umwami. Ngo Yesu amuhamagara mu izina ari 2. Aramubwira ngo Mariya Magadalena. Ngo Mariya ngo aramwumva, ngo aramwitaba, aramubwira ngo karamera buni, bisobanura ngo mwigisha. Yesu aramubwira ngo utankoraho ntarasubira kwa data. Aramubwira ngo genda ubwira abigishwa ibyo ubonye. Ngo ageze arababwira ngo nabonye umwami. Ba Petero barabihakana kuko nta bari bahari. Bati umubonye ute? Umuboneye hese? Ariko kuko yari amaze iminsi ahasirisimba, ngo we arangije aramuba. Imana irambwa ngo ni mwomatane nayo. Hari ibintu byinshi tugiye gusingira, mwomatane nayo. Hari ibintu byinshi tugiye kwinjiramo, mwomatane nayo. Hari amateka Imana igiye guhindura, mwomatane nayo. Hari ibisika Imana igiye gusenya, mwomatane nayo. hari inkuta zigiye kuridura, hari ahantu Imana igiye kubinjiza. Reka mabwire, uyu munsi hamwe n'Umwuka Wera ndagira ngo mbakundishe komatana n'Imana. Sibageze i Kanani, sibari gutanga imidugudu, ntibari gutanga gakondo.
Imana yari yaranditse ibintu bitatu by'abantu batagomba guhabwa gakondo. Ariko turi kumwe, tuzamurira Imana icyubahiro. Iravuga ngo aba bantu ntibakwiriye gakondo i Kanani. Irabyandika, irabisinya, ibibwira Mose, barabyemeza. Abantu ba mbere batari bakwiriye kuzahabwa gakondo i Kanani ni abantu bose, n'abana bose bavuka kuri Kora na Datani na Biramu. Kabiri, ni abantu bavuka kuri Kora na Datani na Biramu, n'abandi bantu bose bagaragaye mu iteraniro ry'abahakana Imana. Ariko murumvise, icyo nicyo cyiciro cya mbere. Imana yaravuze ngo nimugere i Kanani, abana ba Kora na Datani na Biramu n'abandi bantu bose bagaragaye mu iteraniro rihakana Imana mu butayu ntabwo bakwiriye iki? Buriya nubwo abana ba Kora batagiye mu ruhande rwa se, ariko nta gakondo bigeze bagira kubw'icyaha cya se. Imana ishimwe. Abantu ba kabiri batari bemerewe gakondo, ndagira ngo mbabwire imbaraga zo komatana n'Imana. Abantu ba kabiri batari bemerewe gakondo n'umwana wese wavutse ku Mwisiraheli ariko akavuka no ku munyamahanga. Karumvikana? Donc n'umwana wavutse isa cyangwa nyina ari Umwisiraheli ariko se cyangwa nyina ari iki? Ari umunyamahanga. Bene uwo muntu ntabwo yari yemerewe iki? Mwumva igitangaza, aho harimo witwa Kalebu. Kalebu yari umwana w'Umwisiraheli ukomoka mu muryango wa Yuda, ariko undi mubyeyi Bibiliya itavuze, yari umunyamahanga. Yego, iyo ngingo rero yagongaga nde? Reka mbabwire imbaraga zo kugumana n'Imana, imbaraga zo komatana n'Imana. Ntabwo yari yemerewe gakondo, turamugarukaho. Ntabwo yari yemerewe kuri lisite y'abantu bagomba gutura i Kanani. Kalebu nta wari urimo. Manishi, komatana n'Imana byaguhesha ibintu isi itaguhesha, byaguhesha ibintu amahirwe ataguhesha, byaguhesha ibintu imiryango itaguhesha, byaguhesha ibintu amateka wavukiyemo ataguhesha. Ariko twavuze ngo amina cyane. Kalebu twirirwa tumuvuga, ariko kuri lisite y'abantu bagomba kuri Kanani ibintu nyoko na so batakora. Komatana n'Imana byakugezaho amashuri atakugeza, byakugezaho inshuti zitakugeza, byakugezaho imiryango itakugeza, byakugeza. Tubikomere amashyi menshi. Komatana n'Imana. Ndafashijwe kandi aba gatatu batagomba, turaje tugaruke kuri Kalebu, batagombaga kubona gakondo i Kanani. Ariko komatana n'Imana ntako bisa. N'abana bose babyawe ari abakobwa gusa, nta muhungu wabagaragayemo. Urumvise? Ni ukuvuga ngo niba wacu yarabyaye abakobwa gusa, nta muhungu yabyaye agapfa, abo bana nta gakondo bemerewe iwabo. Tugere gutya. Komatana n'Imana bijya bihindura amateka. Abadayimoni basinye bijya bihindura amateka. Imana yari yaravuze ngo bene nabo ntibakwiriye gakondo. Ni batatu, n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere abana bavuka kuri Kora na Datani n'abandi bose bagaragaye mu iteraniro ry'abahakana Imana. Icyiciro cya kabiri ni umwana wese wavutse ku Mwisiraheli no ku munyamahanga. Icyiciro cya gatatu ni umubyeyi wese wapfuye agasiga abyaye abakobwa gusa, nta muhungu urimo. Bene abo bakobwa nta gakondo bari bemerewe kwa se. Mva igitangaza. Hari umugabo witwa Selofati, kubara ibice 27 niho ayo magambo ari. Uwo mugabo yabyaye abakobwa 5 gusa arapfa. Mva imbaraga zo kugumana n'Imana. Bene Selofati bari abakobwa 5, ngariko bakaba abakobwa bakunda gusenga. Mva de bakaba abakobwa bakunda kuba mu materaniro, bakaba abakobwa bakunda kuba mu bitaramo, bakaba abakobwa bakunda kuba mu ihema. None
ntabwo wajya gusenga ngo basoma lisite y'abantu bazahabwa gakondo izina rya se ntibarisome kuko ntabwo bari babyemerewe. Ngo basenga Imana, ngo basenga Imana, babwira Imana ngo se ni iyihe ngingo yatuma tubona gakondo. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Nabwiye abantu ngo mu isi ingingo zose zishobora kwanga, ariko mu ijuru imbere y'Imana dufite ingingo iturengera. Bakomeye Imana amashyi menshi. Mu isi bishobora kwanga, ariko imbere y'Imana abakobwa ba Zelofati bakajya basenga Imana bayibwira ngo uzaduhe gakondo kwa data. Banishe ngo umunsi umwe ngo baraperereza ngo bamenya amakuru ya se, ngo baraperereza ngo basanga subabyara, basanga subabyara, ngo subabyara ubabyara, ngo basanga ntabwo yigeze aba mu iteraniro ry'abantu bahakanye Imana. Baravuga ngo iyi ngingo yaturengera. Yego reka turi kumwe. Baravuga ngo iyi ngingo tuyishingikirije, iyi ngingo yaturengera. Ngo baka appointment kuri Mose. Yo kanto veleza laita. Babwira Mose baramubwira ngo uzaduha umwanya turagushaka. Ibintu imiryango itaguhaye Imana yabiguha, ibintu abavandimwe bataguhaye Imana yabiguha. Ariko twazamuye data icyubahiro. Babwira Mose baramubwira ngo twaperereje, ariko Imana ni nziza. Ibihe tumaze iminsi dusenga baramubwira ngo twaperereje, twamenye ko data utubyara atigeze aba mu ikoraniro ry'abantu bahakanye Imana, none turashaka gakondo. Mose ngo nawe araperereza kuri lisite yari yarahawe n'Imana y'abantu bose bishangitse mu ikoraniro ry'abantu bahakanye Imana, ashakamo Zelofati, ajya muri esi aramubura. Abwira abakobwa baramubwira ngo ibintu mwavuze iso ntawe urimo, ariko sinayibaha kuko hari ibintu Imana yavuze. Imana yavuze ko nta bana b'abakobwa bazahabwa gakondo. Ndaje mbwira ababyeyi n'abakobwa ikintu muza gushimira Imana mu kanya. Nta bana b'abakobwa bakwiye guhabwa gakondo kuko basigaye ari abakobwa gusa. None mbikoze iteraniro ryantera amabuye, ngo abana barongera bacika intege. Aravuga ngo ariko hari ikindi kintu twakora tukareba ko byakunda. Abakobwa be bati kitubwire. Aravuga ngo mureke dusenga Imana, nego mureke tubaze Imana ibintu Imana iri bwemeze. Abakobwa ba Zelofati baramubwira ngo niba ari ugusenga icyo cyo turagira dute, tugamina cyane. Haleluya. Icyo turagikora. Gafashishwe icyo turagikora. Mose aravuga ngo mwumakanya njye mu ihema mbaze iby'amateka yanyu. Ngo Mose ajya gusenga Imana, ngo akise ngo muze gusoma kubara, agipfukama agisenga ngo ijwi riramanuka riramubwira ngo Mose, ariko Imana ni nziza, iramubwira ngo ibintu abakobwa ba Zelofati bakubwiye byose ni ukuri. Mwumva ikintu ababyeyi rero mujye gushimira Imana n'abakobwa. Iramubwira ngo kandi uhereye uyu munsi bari abana b'abakobwa babone gakondo ivuye kuri se. Ndabivuze nk'Imana. Ibyo nari naravuze kubwo komatana nanjye nabonanye bare abakobwa, kubwo guca bugufi bagasenga nabonanye bare abakobwa. Uhereye uyu munsi umva ikintu ababyeyi mukwiye gushimira Imana. Imana ibwira Mose kandi iramubwira ngo nciye iteka abana b'abakobwa nabo bajya bagira gakondo iwabo, bajya bagira icyo bagira gakondo. Iki kintu n'abakobwa ba Zelofati baciye umugozi. Irababwira ngo uhereye none mu Bisiraheli abakobwa bose bajya bagira gakondo kwa se.
niyo mpamvu mvugiye ngo Mose uhereye umunsi abakobwa ba Zerofati bakatira umusozi. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ngaho umudugudu abo bakobwa ngo magingo ngo ni umudugudu w'igikundiro kandi mwiza, kubera ko matana n'Imana no kugumana n'Imana. Imana yabahaye ikintu amateka atari kubaha. Imana ariko twazamira cyane. Haleluya. Komatana komatana kugumana. Reka abantu bagende ariko ugumane nayo. Reka amagambo aze ariko ugumane nayo. Reka inshuti zigende ariko ugumane nayo. Reka ubukene buze ariko ugumane nayo. Reka twayikomeye amashyi menshi Imana yacu. Reka bigende, reka bizungutane ariko ugumane n'iki? Tugaruke rero. Mwumvise ko hari undi mugabo utari wemerewe gakondo se? Kandi dusomye twumva arimo yateje impaka ngo njyewe ngo namaranye n'Imana, none ngo ndashaka ngo gakondo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tuzamure kandi cyane. Tuzamurira Imana icyubahiro. Abisirayeli bageze i Kadeshi Baruneya, cyarumva tuharirimba mu makorosi. Hari Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Bageze Kadeshi, Imana ibwira Mose ngo muri muryango w'Abisirayeli kuramo umuntu umwe. Yego ubagire 10 na bangahe na babiri baze bajye gutata iki igihugu cy'i Kanani. Amakuru bari buzane mwakirayo nimwumve kuna basesenguzi bavuze. Bageze mu muryango wa Yuda niho Kalebu yabarizwaga. Ntabwo yarakwiriye gutoranywa. Bakuntu bavuze abasesenguzi baravuze ngo gutoranywa kwa Yeshuwa bishobora kuba gutoranywa kwa Kalebu gutata nubwo atari umwisirayeli ngo ariko ngo yari umusirikare mu basirikare ba mbere. Kandi niba ari ikintu Yesu yakundaga indwanya. Niba ari ikintu Yesu yakundaga indwanya kuko nawe yari indwanya. Bamwita umwana w'intambara. Yakundaga intambara kuko ubuyobozi bwe twabuvuzeho. Ubuyobozi bwa Mose n'ubwa Yosuwa biratandukanye kandi bitandukaniye aho bagomba kuyobora. Yosuwa ngo yari umuntu w'umutima, Mose yari umuntu w'umunyempuhwe. N'umwisirayeli wakosaga yabwiraga ngo murapfa iki koko? Ngo yari umuntu utuje, utagira utuje gusa. Imana ibona nibambuka bakajya kugabanya. Kandi iyo hazemo kugabana hazamo amahanga. Byajemo kugabana bizamo iki? Rero hari hakeneye umuyobozi umeze ute? Afite imikino. Yosuwa ngo nta mikino yagiraga, yari umwana w'intambara. Reba ikimenyimenyi kuntu Yosuwa yarakaza. Uzi ko Yosuwa yateraga Imana ikamubwira ngo Yosuwa ikabaza ikamwihanangiriza ikamubwira ati uramenye utarimbura bose. Ndakuzi. Gize ne? Ndakuzi. Ugezeyo warimbura ukarimbura nibyo ntagutumye. Ngo ikabanza ikamushyira ku rutonde ikamubwira ati uzabyihorere niba uzabyihorere. Uranyuma Yosuwa? Imana ikabona ntabyumvishe neza kuko n'umwana w'iki ikimenyimenyi. Ariko uratinya Yosuwa wafatiye inkota kuri marayika w'Imana. Yosuwa yamufatiye inkota aramubaza ngo uwo mubacu cyangwa uruhande rw'ubanza vuga. Marayika aramubwira ati reka da Yosuwa naje kubera Uwiteka. Yatinza naje kubera Uwiteka mugaba. Yosuwa rwose nta kintu cyatanye. Yosuwa arabwira Kalebu aramubwira ati tujyane gutata sha ndakuzi wowe nubwo utari mu bacu ariko ngwino dupfe kujya. Zamurira Imana icyubahiro. N'icyo Yosuwa yabonye liste kujya gutata ngo baragenda batata igihugu twihuse ngo bamenye amakuru y'igihugu ngo bagarukana amakuru. Ndavuga imbaraga zo komatana n'Imana.
baraza ngo abantu bose batera ubwoba abisirayeli, twarabyize ku cyumweru, ngo abantu bose bacikamo igikuba, ngo abisirayeli ngo barahindukira, muze gusoma kubara 14 muri biriya bice, ngo barahindukira ngo basubira muri Egiputa, niko birivuga, ngo batera umugongo i Kanani, ngo barangije ngo bajye inama yo gutora umuyobozi uzabasubiza he, uzabasubiza muri Egiputa. Ngo ariko ngo benda gusubirayo, ngo Kalebu na Yosuwa baravuga ngo natwe twari kumwe n'abagiye gutata icyo gihugu, twakibonye ni cyiza, byose raporo barayitanga, barangije baravuga ngo ariko ntimugomere Uwiteka kuko barabanye Kanani mwabonye nta kizabakingira, ni ikimenyimenyi, niba Uwiteka ari kumwe natwe igihugu azakiduha kibe gakondo yacu n'abana. Mwikoma amashyi, ibintu bavuze bigiye kubakoraho. Bakimara kuvuga batyo, ngo abantu bose bari mu iteraniro bafata icyemezo cyo kubicisha amabuye. Siko mwasomye? Ngo baravuga ngo aba bagabo babiri batangiye kuvuga ibi bintu, ni mubicisha amabuye nibarangiza bagwa. Ikintu nakunze ngo benda kubica, ngo ubwiza bw'Uwiteka, ariko mwarabisomye, ngo ubwiza bw'Imana ngo buramanuka ngo bukingiriza Kalebu nande, ariko tuzamura Imana icyubahiro mbabwira ikintu gikomeye, ngo ubwiza bw'Imana buramanuka bukingiriza Kalebu. Muri ubwo bwiza bwamanutse nibwo Imana yanyujije ijambo muri Mose, ngo Mose arahanura aravuga ngo mwana wanjye Kalebu. Ariko twagendanye ngo mbabaze, kuki Imana ivuze ngo mwana wanjye Kalebu kandi Kalebu yari kumwe na Yosuwa? umushumba we avuze neza, Amasedrika avuze akantu, kuki Imana, ariko turi kumwe, kuki ngwino mana na Bernice na uri hafi nshaka abantu babiri, uri kuki Imana dore nguyu Kalebu, ngwino nka Yosuwa uwa Yosuwa, dore nguyu Kalebu na Yosuwa bashatse kubica kuko bavuze inkuru ngo ubwiza bw'Imana imanuka rivuye mu ijuru. Mose aravuga ngo mwana wanjye Kalebu, dore nguyu Kalebu, dore nguyu Yosuwa. Kuki Imana ivuze Kalebu gusa kandi Kalebu yajyanye na Yosuwa? Kuki? umva Imana yakoreye umuhango wo kwinjiza Kalebu mu bwoko bw'Abisiraheli kuri uwo musozi. Icya kabiri ni cyatumye Imana ibivuga nuko yari izi ko Yosuwa gakondo arayemerewe, ariko Kalebu ntabwo ako kirumvikana icyo ngicyo, ntabwo yemerewe. None Imana ikoze umuhango ku mugaragaro, irabironshize ku mugaragaro, irabyemeje ku mugaragaro, kuko Yosuwa ye, kuko Kalebu yomatanye n'Imana. Nanjye yewe Kalebu we, umva ibintu yamubwiye, yaramubwiye ngo Kalebu mwana wanjye, igihugu wagiyemo nzongera nyigusubizemo. Twakomeye Imana amashyi. Kabiri iramubwira ngo kandi nzakiguha kibe gakondo. Gatatu n'abana. Kane iteka. Tuzamure gutya abantu bagize icyifuzo cyo komatana, tugere gutya komatana. Niba mu kanya turaje tumusengere, tubwire Imana ngo dukureho ibitagira umumaro kugira ngo tubashe komatana nawe, dukureho. Uzazuca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kuboho. Badi ntabwo gukorera mugihe agize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera
turabwira Imana ngo ica uwo mugozi kugira ngo twomatane. tuvuga ngo Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Imana imaze kubivuga ikadeshi, imaze kubivugira ikadeshi, tugarutse ku magambo twasomye kugira ngo dusenge. Baragenda bagera i Kanani. Bageze i Kanani, Yosuwa yibagirwa Kalebu. Nibyo se yaramwibagiwe, nyamara yaramwibagiwe kuko Kalebu ajya kureba Yosuwa yari yaranamubuze, kuko Yosuwa yari yarabaye umushefu, yari yarabaye umuyobozi. Kumubona byari bigoye, ngo yarabanje akatira bene wabo kimenyane cyahozeho, ngarabanza ngahabi wabo bose yibagirwa Kalebu ngakoresha ibishoboka kugira ngo azavugane na Yesu. Tugiye gusenga Imana ngo Yesu wagize amahirwe, Kalebu wagize amahirwe ngo abona appointment yo kuvugana na Yesu. Nimwumve kuntu yamubwiye, yaramubwiye ngo Yesu ntiwibuka. Iryo ni ijambo rigaragaza ko Yesu yari yaragize ute, yarabyibagiwe byose. Reka nkubwire, abantu babyibagirwa ariko Imana ntabwo izakwibagirwa. Abantu babyirengagiza ariko Imana ntizakwirengagiza. Ntabwo wibuka ibintu Imana yatuvuzeho ikabivugira mu kanwa k'umugaragu wayo Mose. Turi hehe i Kadeshi y'i Baruneya, ikavuga ko inyemereye, ariko yarabyibukaga ati, ikavuga ko inyemereye gakondo njyewe n'abana. Urabyibagiwe koko ko Imana yabivuze? Nari mfite imyaka, ubwo ndasuramo ijambo twasomye, nari mfite 70, none ngejeje 45, yombi ningahe 85. Haravuga ngo nomatanye n'Uwiteka. Ejangiri ijambo ndibasobanurira Kalebu yarabwiye Yosuwa duse nomatanye n'Uwiteka. Uzikina yashatse kumubwira, yashatse kumubwira ngo ibuka ko twageze mu butayu bw'izifu abandi bakagwa ngakomeza. Ibuka ko twageze nanga abandi bakagwa ngakomeza. Ibuka ko twageze naha abandi bakagwa ngakomeza. Ibuka ko njyewe Kalebu aho abandi baguye narahatambutse, ivana ni abandi nabinyuzemo, naragerageje nje Kalebu, none wampaye umugabane wanjye. Tugwe guse wampaye ibintu navuganye n'Imana kubyibuka. Yosuwa aramubwira ngo ndabyibutse koko, ndabyibutse. Reba igihe abyibukiye we, ndabyibutse we. Wiringira umwana w'umuntu, Bibiliya iravuga ngo wiringira Uwiteka, ngo Uwiteka kubera ibyiringiro. Umuhanuzi yaravuze ngo ugushikamijeho umutima ngo uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwizera. Kura amaso ku bantu, uhanga amaso Imana, kuko abantu bo babyirengagiza. Kalebu aravuga ngo, Yosuwa aravuga ngo ubwo ni muri ofisi. Kare uracyariho? Yewe we Kalebu we, numvaga warapfuye we, uracyariho? Kare kose aze kutaje. Hewe Kalebu we, Kalebu we
ubwo arimo aratekereza iyamuha. Yewe Kalebu we, yewe Kalebu, Kalebu we, urakomeye Kare, ndakwibuka rwose sha, wari umusirikare mwiza Kare, ukagira Imana we. Ya makuru y'umuryango se Kare. Kare bati si cyo cyanzanye, ije kwa kumusozi Imana yambwiye turi Kadeshi, ikabivugira mu kanwa kandi ambwiye ati ntabwo nazanywe n'izo siasa. Winzana winyeskoroka. Ya Yesu ati Kalebu we, uracyakomesha ntujye usaza koko. Ati uko nateraga kera nkatabaruka. Kare Yesu nukuri kw'Imana n'uyu munsi imbaraga ndacyazifite nkazazindi. Ati yewe we, ati Kalebu we, nkugize nte, ngunguye mu maboko we. Yewe Kalebu we, ubwo arimo aratekereza yamwohereza. Reka nkubwire, ngiye kubabwira ijambo Imana imfashe riza kubafasha nkuko ryamfashije. Imana imfashe muze kuryumva. Ubwo arimo aratekereza yamwohereza. Yewe Kalebu we, Kalebu we, ngunguye mu maboko we. Kandi amafirigo aruzuye. Yewe Kare ntacyo nkumari. Kamabwe mujye mwirinda. Kandi kuri mobile money amafaranga aratitse. Unguye mu maboko. Barako mujye mwirinda aya magambo ya Kinyarwanda, hari gihe byari ibyaha. Yewe we, nkugire neza, ariko bana yanjye we, ndagukunda cyane. Wabuze na litiro imwe inusu y'amata. Mujye mwirinda cyane, ndagukunda nuko ntabona icyo nguha. Byo mujye mubireka. Twa Kinyarwanda gihe twabyari ibyaha. Yesu aramujijisha, ubwo yabuze iyamuha. Kumbe turashoje. Kumbe hari umusozi bita Kiriyatabura, ariwo bita Heburoni. Mujya mwumva tujya tuvuga. Ni umusozi wananiye Yosuwa. Ariko muranyumva mwebwe babiri. Ni umusozi wananiye Yosuwa, wahungiyeho abanaki b'imbaraga, arabarwanya baramunanira neza, umva di ntabwo byari ukumunanira. Ni umusozi Imana yasigaje. Ariko ako kantu karumvikana, kubera ko iyo aza kubatsinda nawe yari kuwa Samu, kuko ni mubyara we. Ariko waramunaniye. Umwaka wa mbere uramunanira, uwa kabiri uramunanira. Hari ibintu Satani yananiwe, kugira ngo uramunanira. Ko ndumva nafashijwe ku cyumweru, ndumva ameze nkaho turi kuwa kane. Narenze ya mihango y'amateraniro yo ku cyumweru amwe mwita VIP. Ndumva tumeze nk'abari mu cyumba cy'amasengesho. Nukuri kw'Imana ndumva tumeze nk'abari mu cyumba. Uramunanira pe. Yesu abarawibutse. Harambwe ati Kalebu we, ugeze amahirwe. Hari umusozi mwiza wasigaye witwa Kiriyatabura, urenze iyo mu masizi. Kare ntagira ukuburanya, uriya musozi ndawuguhaye. Kumba ahantu amwohereje nawe haramunaniye, amwohereje na Imana yo yawusigaje kugira ngo uzabere Kalebu. Twakomeye Imana amashyi. Hari ibintu Imana yasigaje, hari ibintu ijuru ryasigaje, hari ibintu wakomeye Imana amashyi yemwe. Hari utuzi Imana yasigaje, hari utuzi Imana yasigaje, hari amasoko Imana yasigaje, hari abagabo Imana yasigaje, hari abagore Imana yasigaje, hari amavizi Imana yasigaje, hari amahirwe Imana yasigaje, hari ibintu Imana yasigaje. Ngamwohereza yaramubwira ngo Kare, hewe kuva kera kose aho unarwana ngaho jyayo, yewe nuguhira uzaguhire. Kare baramubwira ngo nuwuhe musozi? Ati ni Kiriyatabura witwa Heburoni. Ufate n'umugore, ufate n'amashyo, bambwiye ko n'umugore ajya hari n'abana, mugende mugabane ndawubahaye. Umva kuntu ijambo ryavuze. Muhaguruke dusenge. Umva kuntu ijambo ryavuze.
losaki bele santola edela. Uva kuri ijambo ryavuze Bibiliya irambwiye ngo akimara kuba uwo musozi Kalebu, ngo Kalebu yateye uwo musozi. Bibiliya iravuga ngo Imana ibana nawe, ngo uwo musozi arawurwanira, ngo uwo musozi arawutsindira, ngo atsinda Abanaki 3 bari bakomeye abimura kuri uwo musozi. Mwumva ijambo, ngo uwo musozi uba gakondo ya Kalebu n'abana we. Na bugingo n'ubu umuryango wa Kalebu uracyatuye kuri Heburoni. No muri 2023 haracyari igisekuruza cya Kalebu gituye Heburoni muri Isiraheli. Urubyaro rumukomokaho ubuvivu haracyari urubyaro rwe, kubera ko matana n'Imana. Imana imuha umusozi yarakwiriye. Nitwakomera Imana amashyi menshi. Tugiye gusenga iki? Tugiye gusenga irisengesho ritowe. Ubwira Imana ngo nanjye muri aya mesi ngize icyifuzo, ndashaka komatana nawe. Kandi reka mbabwire ijambo, mureke mbabwire ijambo. Muri aya mezi shakira Imana ibihe. Muranyumvise? Gira ibihe ushakira Imana. Niba ari nijoro saa 9 uhabyuki, uyibwire ngo ndacyari muri connection y'amezi 3. Uri ku kazi kawe muri office, urimo wagarapia suri, uri muri done zawe, umutima wawe ubwire ngo ndacyari kumwe n'Imana. Isengesho ngiye gusenga rero ni irivuga ngo buri mugozi wose utuma utomatana n'Imana, uyu munsi Imana iwuce. Urana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe gambirira buri munsi gukora hari kwidongambiri kabaridongora ubuzima bwanjye birabeje yuko nzagukorera Mana ngeze kukumva mu minsi sigaje yo kubaho kwanjye ushoboze kugukunda ukirarutire. Umwanzi Satani, umwanzi wanyahoranye ngateshuka inzira zawe, nkagambirira gukora turambura amaboko. Haleluya. Senga isengesho ry'amasegonda. Uko turambuye amaboko ni ikimenyetso cy'uko twe tudashoboye, ariko uri Imana ishoborera muri twe. Iri sengesho nsenze nk'umukozi wawe n'aya magambo wantumye, ni isengesho rivuga ngo buri wese uko yifuza kubana nawe ubimushoboza. N'iryo sengesho nsenze buri wese uko yifuza kubana nawe, abifuza gusubira mu bihe byo kwiyiriza ubusa ubibashoboza, abifuza gusubira mu bihe byo kuzuka bagasenga Imana mu bicuku ubibashoboza, abifuza kwirirwa imbere yawe ubibashoboza. N'iryo sengesho gusa, kuko tubonye ko komatana nawe ari byo bizana inyungu nyinshi. Buri wese uko bifuza, buri wese uko abikeneye ubimuhe. Ikindi basabiye
mbasabiye ibihe bishya by'umwuka, ababyeyi mbasabiye ibihe bishya mu mwuka, abagabo mbasabiye ibihe bishya mu mwuka, abasore mbasabiye ibihe bishya mu mwuka, abakobwa mbasabiye ibihe bishya mu mwuka. Tugukomeye amashyi menshi dushima kuri Imana itanga ibihe bishya. Maze rero muri ibyo bihe, muri uko komatana nawe, natwe tugende duhabwa amakuru, tugende dusohorezwa byinshi. Tuzavuga ngo Uwiteka ni intwari mu kandi tuzavuga ngo Uwiteka ni ryo zina. Kubw'ijambo ryawe uvuganye natwe, reka tugukorere ubwatsi tugushimire. Umwigisha asangire n'abigishwa, maze ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakira ibihe bishya kandi mbifurije komatana n'Imana. Buri mugozi wose watuma gutomatana n'Imana, Imana iwucagagure mu izina rya Yesu, amen.